dusangiye amahirwe yo kumenya umwami Yesu, nongeye ko kwishimira cyane, kandi by'umwihariko nongeye gushima Imana yongeye kuduha aya mahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ni umwanya udasanzwe mu buzima bwawe, kandi ni umwanya ijuru riha agaciro. Reka rero natwe tuwa agaciro kuko tugiye gusaruramo ibintu bikomeye. Njyewe nitwa Musoni Flavie. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni umunezero mwinshi igihe abantu bawe bagize amahirwe yo kubumbura ijambo ryawe, batagiye gushakamo ibyo batsindisha abandi, ahubwo bagiye gushakamo aho imbaraga zawe ziri, batagiye gushakiramo intege nke z'abandi, bagiye gushakamo imbaraga zikomoka kuri wowe. Tubumbuye ijambo ryawe mu izina ryawe kugira ngo udufashe, utwambike imbaraga, udutandukanye n'icyaha, kandi imitima yacu uyitandukanye n'ibyayitwaye, wongere uyikangure igaruke kuri wowe, kugira ngo iri jambo ryawe ridutandukanye n'uko twari dusanzwe tubayeho, kandi umwuka wawe wera akabakabe ku mitima yacu kugira ngo hazaza hayo habe hari mu ruhande rwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana amagambo akomeye cyane avuga ngo kwisubira kw'amateka y'Ishilo. Kwisubira kw'amateka y'Ishilo, mu magambo make ni ibintu byabereye ahantu hitwa Ishilo, ariko uyu munsi wa none birimo kugenda byisubira. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko byanga byakunda Shilo, aha hantu tuvuga ngo ni Shilo, wari umujyi muto wo mu karere kari gatuwe n'Abefurayimu, kandi byari byoroshye kuhagera. Mu magambo make, mu gihe Abisirayeli bahabwaga gakondo, Shilo hari ahantu Abefurayimu bari barahawe. Ikindi kintu gikomeye kuri uyu murwa wa Shilo, murabyibuka neza, igihe Abisirayeli bari mu butayu bagendanaga ubuturo bwera. Ubuturo bwera nibwo bakoresheje, ariko barakomeza bagenda urugendo. Bamaze kwambuka Yorodani rero, byanga byakunda bwa buturo bwera byasabye ko bubaka inzu y'Imana. Rero nshuti yanjye, nagira ngo mbwire ngo ihema Abisirayeli babambaga bageze i Kanani ryateretswe i Shilo, hahinduka inzu ya mbere yo gusengerwamo, kandi umutambyi mukuru icyo gihe yabifatanyaga no kuba umucamanza. Eli rero niko yahise ahabwa ubuyobozi. Eli ayobora i Shilo. Ahantu bita Shilo ni ahantu hakomeye cyane, habereye amateka adasanzwe. Iyo dusomye neza mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, tubona amagambo akomeye cyane. Igitabo cya mbere cya Samweli gitangirana no kuvuka kwa Samweli, bakatwereka uburyo Eli yari umutambyi, bakatwereka ibibazo byabaga mu rugo rwa Elukana, bakatwereka ibibazo byabaga umunezero Ana yagize, bakatwereka abana ba Eli uko bari bameze, intege nke bari bafite, uburangare bari bafite, kutabana n'Imana bari bafite, ndetse bagakomeza bakatwereka Eli uburyo yabanaga n'abana be n'uburyo yabagiraga inama. Ariko nanone tugakomeza tukareba uburyo byanga byakunda Imana yahishuriye Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Igice cya 4 kigaragaza noneho Abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Mu magambo make, isanduku y'ubwiza bw'Uwiteka bayijyanye mu ntambara, kandi iyo ntambara Imana itabibemereye. Iki gice rero cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cya 4 hatwereka ibintu bikomeye. Tugiye kureba amateka y'Ishilo, ariko mu ndorerwamo y'ubuzima bw'uyu munsi wa none, tumenye impamvu Imana uyu munsi wa none yiteguye kugira icyo ikora niba abantu batihannye ngo bayiyegurire igira icyo bakorera. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri iki gitabo cya mbere cya Samweli batugaragariza ibibazo by'abantu b'Ishilo. Ishilo hari abagabo, ariko nk'uko mubibona, abagabo bashakaga gukemura ibibazo by'imiryango yabo babikemuje gushaka abandi bagore. Murabona uyu mugabo bita Elukana, uyu mugabo yagize gutya, ashaka umugore, abonye atabyara aragenda ajya kwishakira undi. N'uyu munsi wa none ndagira ngo mbibabwire ngo ni ibintu bigaragara, aho abantu asigaye yicara, yabona hari akanatumvikanaho n'umugore, akumva ko igisubizo ari ugushaka undi. Umugore akumva ko igisubizo ari ugushaka undi mugabo. Byanga byakunda
Shilo imiryango yari imerewe nabi. Mu by'ukuri nubwo umutambyi yababonaga baje ku rusengero, ariko mu by'ukuri bari bikoreye ibibazo. Namwe murebe uburyo Elukana yazanaga n'umugore we n'abagore be bombi, ariko umugore umwe akagira amateraniro ye ku giti cye yo kuza kuririra Imana ku giti cye. Mu magambo make, mu muryango w'uriya mugore yahahuriraga n'ibibazo, ku buryo yasanze kuririra abantu ntacyo bimaze, afata umwanzuro wo kuririra Imana. Kandi kuririra Imana, Imana yamuhojeje amarira. Rero ikintu cya mbere cyabaye Shilo, imiryango y'Ishilo yari yubatse ku gahegeni, yari yubatse ku manegeka. Mu magambo make, wabonaga abantu ukabona umugabo ari kumwe n'umugore barimo baragendana, ariko bafitanye ibibazo mu rugo byarenze hahandi umuntu aho kurira, aho kuvuga arira, hahandi umuntu aba yarabyimbye umutima yenda gushwanyuka. Ese uyu munsi wa none biriho rwose. Ikindi kintu gikomeye muri iki gice cya Bibiliya, igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu nko nabibabwiye, bagaragaje cy'amateka yari Ishilo hari ikibazo gikomeye, kubyara abana b'ibigoryi kw'abantu bari mu nzu y'Imana. Hari igihe cyageze abantu bo mu nzu y'Imana batangira kubyara abana Bibiliya irerura ibita ibigoryi. Kubera iki? Abana bari badafite icyo bamariye Imana, bari badafite icyo bamariye sosiyete, kandi n'ababyeyi babo ntacyo bari babamariye, kugeza ubwo Eli wari ushinzwe umurimo w'Imana, Imana ivuga yuko abana ba Eli bari ibigoryi. Bibiliya irabyandika. Uyu munsi wa none iki kintu mujya mukibona kwisubiramo kwacyo kirahari rwose. Satani kubera kwanga abantu b'Imana, kubera kwanga yuko bagira uruvugiro bakamamaza ubutumwa bwabo, bakamamaza ubutumwa bw'Imana beruye, Satani yiteguye kuza agasigarana abana bacu azabakoresha ngo badukoze isoni, abana banyu azabakoresha kugira ngo bateshe icyerekezo. Niba hari ahantu harimo kugaragara ubugoryi uyu munsi, ni mu bana bitwa ko bavuka mu ngo zisenga. Shilo irimo irisubira. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, abo bana bakoraga Ishilo mu nzu y'Imana, papa wabo yabajyanye mu buturo bwera agira ngo ni abantu bazima, ariko bari abantu b'ibigoryi. Ni nako bimeze. Hari ukuntu bafata umwana akaza mu baririmbyi, akaza mu byiciro, akaza ukavuga uti byibuze najye mu murimo wenda azaberamo umuntu muzima. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, Satani arimo arakora akazi gakomeye nk'ako yakoraga Ishilo kandi havutse ikibazo cy'umururumba, kugeza ubwo bakoreshaga ikintu cy'igikanya kirekire cyo kujabura inyama. Umururumba w'inda wari uhari. Aba bana ba Eli bafataga umukozi wo mu rugo, barangiza bakamwohereza bati wowe genda ufate igikanya ushikure mu nyama utuzanire turye. Mu magambo make, byanga byakunda uyu mururumba wakoze kuri aba bana. Ese uyu munsi wa none umururumba urahari mu nzu y'Imana? Uyu munsi wa none umururumba urahari. Abantu Imana yabo yabaye inda, ku buryo ikintu cyose umubwiye, hari n'ubwira ukamubwira uti nimugoroba ni umwe muri buririmba, akakubwira ati igifu ntabwo kibisya. Hari ubwira uti nimugoroba dufite amateraniro ni wowe uyobora, akakubwira ati igifu kirabisya se. Mu magambo make, byanga byakunda icyaha cy'umururumba, gushyira inda imbere kuruta kuramya, ni icyaha kirimo kugaragara kandi cyagaragaye Ishilo. Ikindi kintu cyagaragaye Ishilo gikomeye ni ukohereza abagaragu mu bintu byejejwe. Aba bana bari abatambyi nibyo, ariko boherezaga abandi bantu batari abatambyi b'abagaragu babo, akaba aribo baza kwaka ibigendanye n'amaturo yari agendereye umutambyi. Ibi rero bikaba ari akajagari cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iki cyari ikintu kitari cyo. Niba werejwe inshingano ni wowe ugomba kuzikora, nta wundi muntu ugomba kuzizanamo. Ariko n'uyu munsi wa none muzabibona. Cyakora ukabona umuntu mumugize umudiyakoni, ariko kuko ari umusirimu akohereza umukozi we wo mu rugo atari n'umukirisitu, ugasanga arimo arakoropa mu rusengero, arimo arakoropa mu mwanya wa boss. Ibyo bintu nta hantu byabaye. Ugasanga umuntu yohereje umwana we kwakira amafaranga y'Icyacumi n'amaturo kuko watabonetse. Ibi bintu nta mahano. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu yerejwe inshingano aba yerejwe. Ishilo habonetse umuco wo gutesha agaciro inshingano, kandi bibiri mu gitabo kimwe cy'indirimbo baravuze ngo kutita ku nshingano bitesha agaciro. Byarangiye Ishilo hataye agaciro. Reka dukomeze nkubwire yuko nanone haje kugaragara ikibazo gikomeye. Aba bana ba Eli urugamba rwarabaye, barangije abantu baraza barababwira bati urugamba rwadukomereye, none nta kuntu mwatwaranje. Barangije bafata isanduku y'Imana.
bayiba umutambyi mukuru atabizi, barangije barayijyana. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, aba bana barayijyanye, isanduku y'Imana iranyagwa, irafatirwa ku rugamba bitarigeze bibaho. Eli yari umusaza, yari yarateye intebe, yaratangiye guhuma amaso, yakoreshaga amatwi yonyine. Iki nacyo cyari ikibazo. Mu minsi y'imperuka, abantu bashinzwe inshingano z'iby'Imana uzasanga uretse gukoresha amatwi batakibasha kubona. Kandi kubonesha amaso, Yesu aravuga ngo musabe umuti wo gusiga ku maso. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana riradukangurira cyane kumenya agaciro k'icyo twahamagariwe. Aba bana ba Eli rero, nk'uko bafashe isanduku y'Imana bakayijyana mu by'itagenewe, ni nako n'uyu munsi wa none ushobora kwicara ugasanga amategeko y'Imana, isanduku y'Imana yabagamo amategeko yayo. Ushobora gusanga wicaye mu rugo ugira ngo abana bawe barahari, naho abana bawe barabaye indaya, barabaye ibisambo, impano babonye mu nzu y'Imana barimo kuzikoresha mu tubari n'ahandi. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ni igihe cyo kuba maso, ugasaba ko Imana ikurokora, ariko warangiza ukayisaba kwirokora n'urugo rwawe. Shilo irimo irigaragaza uyu munsi. Ishilo, ikindi kintu kidasanzwe cyahabaye, nagira ngo mbibabwire neza, hano muri Bibiliya haratangaje, muze kwitegereza neza. Aba bana bari ibigoryi cyane kuko batangiye gukora ibyaha bibi cyane. Igice cya kabiri, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, 22. Icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Shilo, abana ba Eli bageze aho bakazabasambanya abagore baje gusenga. Ese mutekereza ko babasambanyirizaga kure y'ubuturo bwera? Reka da, ntabwo babasambanyirizaga kure y'inzu y'Imana, babasambanyirizaga aho hafi. Ibi bintu byababaje Imana cyane, ndetse Yeremiya we yari yabivuzeho. Yeremiya igice cya 5:8, Yeremiya igice cya 5:8 harimo amagambo akomeye cyane. Yeremiya igice cya 5:8, Imana ivuga amagambo akomeye cyane muri iki gitabo. Igice cya 5:8, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? 5:8 haranditse ngo bari bameze nk'amafarashi abyibushye yiragiye, umuntu wese yivugira ku mugore w'umuturanyi we. Ubusambanyi bumeze gutya n'uyu munsi wa none burahari. Abantu benshi usanga bakorera ibyaha ku rusengero, abazamu b'insengero, abantu bakora inshingano zo ku rusengero, abantu bahurira ku rusengero rimwe na rimwe, ndetse n'abantu bitwa ko bakora umurimo w'Imana, abadiyakoni n'abandi bantu, ndetse n'abayobozi b'itorero. Iki cyaha cyakorewe Ishilo n'uyu munsi wa none mu nsengero zitandukanye, mu madini atandukanye, usanga abantu benshi basambanira ku nsengero cyangwa ahantu hitwa mu bintu by'Imana. Ese Shilo murayibona? Ibi bintu byababaje Imana cyane. Ibi bintu byababaje Imana cyane, ariko noneho bageretseho ikindi kintu gikomeye. Ikindi kintu gikomeye bageretseho cyababaje Imana cyane ni iki ngiki. Nimureba neza, aba bantu hano Ishilo hazaga abasinzi mu rusengero. Kugeza igihe nimubireba neza, kubera yuko Eli yari amaze kumenyera abantu b'abasinzi baza mu rusengero, uyu mubyeyi witwa Hana yaje mu rusengero, umurongo wa 12 w'igice cya mbere. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Urusengero rw'Ishilo rwari rusigaye ruzamo abasinzi. Mu magambo make, Eli yari amaze no kubamenyera, ariko none agiye kubona abyitiranya n'ibyuyu. Muri ino minsi abantu benshi usanga barasubiye ku nzoga. Abantu benshi binjira mu nzu y'Imana, abantu bakora inshingano zera, usanga ari ba bantu banywa inzoga bihishe, kandi abenshi hari n'igihe bazinywa bakaza ku rusengero. Kenshi na kenshi usanga ibyo dukora Imana itabirimo, kubera ubu businzi bukomeye, kandi ubu businzi buranaza bukaza no mu nzu y'Imana ku mugaragaro mu bakozi b'Imana. Nshuti zanjye, uku ni ukwisubira kwa Shilo.
ikintu kibabaje kindi cyabagayo ni uko noneho abantu batangiye gukekeranya ku isano abayoboye ubuturo bwera bafitanye n'Imana. Abantu batangiye kwitegereza ibyo bintu, babona ibintu nakavuyo, barangije bavuga batari ko ukurikije bariya batambyi, ukurikije aba bana ba Eli bataye gahunda, ukurikije aba bantu n'ibiki byose uko byagenze, ubundi Imana iracyayoboye aba bantu cyangwa ntabwo ikibayoboye? Muri no minsi abantu benshi iyo barebye ibintu bibi bikorerwa mu nsengero, ibintu bikorerwa ku butaka bwera bw'Imana, ibintu abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana bakora, n'abapagani baricara bakavuga batari ku bundi buri iyi Imana niyo ikiyoboye aya madini tureba akorerwamo amanyanga nk'aya. Nshuti zanjye, icyo cyaha Bibiliya yakise icyaha cyo kuzinura abantu igitambo. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 17, nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Hari ibintu dukora bikazinura abantu Umwami Yesu, hari ibintu dukora bikazinura abantu insengero, hari ibintu dukora kugeza igihe uzabwira umuntu ngo ndi umurokore akumva isesemi mugeze mu ijosi. Ariko nshuti zanjye, igihe kirageze ngo dushake Imana. Imana irimo iradukangurira kuyegera kugira ngo dukizwe. Shilo amateka yayo yarakomeje, noneho ikintu kibabaje, ijambo ry'Imana ryari ingume kandi nta kwerekwa ko ari kweruye. Ijambo ry'Imana ryari ingume muri iki gihe, byanga byakunda ibintu byari byaratangiye guhinduka. Eli yari umutambyi mukuru wahumye, Imana itangira gukorana na Samweli. Mu gice cya 3 muri busomemo ngo itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Bivuze ngo iri tara hari igihe ryageze rirazima. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo abantu benshi bakwiye gufatirana. Itara ry'Imana ntirirazima, ariko birimo biragenda bigaragaza yuko mu misengere y'abantu benshi itara ry'Imana rirerekeza kuzima. Kandi Imana, ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa ko hari kweruye. Ijambo ry'Imana muri no minsi ni ingume. Abantu barimo barabwiriza ibipindi, barimo barabwiriza ibitekerezo by'ipusi n'imbeba, abantu barimo bariyigishirije ibintu bihuje n'irari ry'abantu. Abizera mu nzu y'Imana bahindutse abakiriya, kuko ibyo barimo barabaha customer care, ku buryo kuvuga icyaha mu izina ntago bikiboneka. Kwerura ngo abantu bagaragaza icyo ijambo ry'Imana risaba abantu no kwitanga gukenewe, ntabwo abantu bashaka kubyerekwa. Shilo irimo irisubira. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nyuma yuko isanduku y'isezerano inyagwa Ishilo, basigaye batagira umutambyi, kuko abana ba Eli ku rugamba isanduku imaze gufatwa, abana ba Eli barapfuye. Uzanye amakuru araza yabwira Eli. Eli yari yicaye ku ntebe, Bibiliya ivuga yuko yari yiremereye, arangije arahanuka yikubita hasi arapfa. Noneho arangije gupfa, umugore umukazana wa Eli nawe yari atwitinda, mu kubyara yenda gupfa abyara umwana mwita Ikabodi. Bisobanura ngo icyubahiro cy'Uwiteka kigendeye. Kuva uwo mwana witwa Ikabodi avuka, mu magambo make Imana agaciro rero ahaye Abisiraheli b'Ishilo kari karangiye. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mujye mwitonda cyane. Vuba bidatinze ku mitima y'abantu benshi Ikabodi igiye kuvugwa, icyubahiro cy'Imana kigiye gushira ku bantu. Hari abantu bahoze bubahwa, hari abantu bahoze bakundwa, hari abantu bahoze basenga abantu bakabishimira, ariko uyu munsi kubera yuko barimo gusubiramo ibyaha bimeze nk'ibyitiro, Imana ntizabishimira na rimwe. Nshuti zanjye, byanga byakunda itiro hasigaye hahuye n'ibibazo bikomeye. Hasigaye hatagira umutambyi mukuru, itiro hasigaye hatagira abatambyi. Ingabo ziraneshwa ku rugamba, abagore batabana babo babita ba Ikabodi. Isanduku y'isezerano ikoreshwa ibitari byo, rubanda rukurwa mu bikari byera. Byanga byakunda byatwaye imyaka 300 yose ibi bintu ari ibibazo. Icyo Imana yakoze ni iki? Imana yahise ipanga kwimukira ku musozi wa Siyoni. Iva Ishilo irimuka ijya ku musozi wa Siyoni. Vuba bidatinze Imana igiye kwimuka mu mitima y'abantu benshi, basigare bajijisha bavuga ko ari abantu bayo, ariko umwuka w'Imana yarabavuyemo. Ndakwinginga cyane kugira ngo nsabire nanjye ngusabire, kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima bwanjye n'ubwawe, kugira ngo aya mateka turokoke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Gutegeka kwa 2:12 Imana yari yaratanze icyerekezo, yerekana neza ko abantu bagombaga kuzaha agaciro ahantu Imana izakorera.
aya magambo Mose yavuze mu Gutegeka kwa 2:12 niyo yari yaratumye i Shilo hubaka izina. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye amagambo atangaje avugwa muri Zaburi 78 umurongo wa 60. Zaburi 78 umurongo wa 60, Imana yarambiwe ibi bintu, ibona nta jambo ry'Imana rihari, itara ryayo rigiye kuzima, abantu bakora umurimo wayo bazimiye abantu igitambo, kandi igitambo nicyo cyakizaga abantu. Abitwa ko bahagarariye Imana ni abanyamanyanga, ibyaha birimo birakorerwa ku butaka bwera, abantu bamaze kuzinuka ibintu byo gusenga. Imana irangije ipanga kwimuka. Zaburi 78 umurongo wa 60, Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisiraheli urunuka, bituma ireka ubuturo bw'i Shilo, ari bwo hema yabambye hagati y'abantu. Imana irangije irimuka. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bashaka guhinduka, ariko nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Eli yari afite ibibazo bitatu bikomeye abayobozi bo mu minsi y'imperuka, abantu bayoboye inzu y'Imana mu minsi y'imperuka bagomba kwitondera. Icya mbere, Eli yari ashaje. Bibiliya ivuga yuko umuntu udasoma ibyanditswe byera uretse gusaza inyuma ku mubiri, kuko gusaza inyuma ku mubiri nta kintu byari bitwaye, ikibazo ni ugusaza inyuma ku mubiri ukabura saza n'ibitekerezo. Abantu bayobora bagomba kubana n'Imana cyane, uko bagenda barushaho gusaza ku bw'umubiri niko bagomba kugira ubunararibonye no gucukumbura no kugira amakenga byo mu rwego rwo hejuru. Eli rero yari umusaza, Bibiliya ivuga ko yari impumyi, kandi Yesu yavuze ngo nta mpumyi ebyiri, impumyi ebyiri iyo impumyi iyoboye izindi byanga byakunda zombi zigwa mu mwobo. Yesu arabwira Laodikiya gushaka umuti wo gusiga ku maso. Mushake Imana idusiga umuti, kuko tuyoboye abantu b'abanyabibazo, tumenye Imana iduhumura amaso, tumenye icyo tugiye gukora. Aba kandi abayobozi muri ibi bihe barahamagarirwa kwirinda kwiremerera. Eli yari umusaza wiremereye cyane, nicyo cyatumye ahanuka yikubita hasi arapfa. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 26, Pawulo yavuze ngo iki? Abaheburayo 10:26, Pawulo yaravuze ngo mwiyambure, twiyambure ibibasha kuturemerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho. Mu magambo make, mwirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyabaremerera, cyatuma ibintu by'Imana munanirwa kubikora. Icyo ari cyo cyose gikwiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko Imana iradukunda cyane kandi twitayeho, nubwo twebwe twaba tutabibona. Muri Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8, Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8 kugeza kwa 12, Yeremiya igice cya 7, aya magambo ndayakunda cyane. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8, Imana ihinyuza idini y'uburyarya, ibahanurira ibyago. Dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya. Umurongo wa 10, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isega ry'abambuzi. Abantu barimo barakora ibyaha, abantu barimo barasambana, agahita atega moto akaza kuririmba. Umuntu arava mu rugo iwe amaze gukubita umugore akaza yirukanka ngo atabwiriza yakererewe. Umuntu arava mu rugo iwe amaze gushwana n'abaturanyi, ayarangiza agasohoka na Bibiliya ngo arimo arirukanka aje kuririmba. Umuntu arimo aricara agatesha urugo rwe umutwe, abana bagacika mu rugo bakagenda, umugore akahukana, yarangiza agafata Bibiliya yirukanka ngo ni umuyobozi w'itorero. Aho tuva naho tujya ni hehe? Abantu barimo baracana inyuma, abantu barimo barakorera ibyaha ku mugaragaro. Abapagani bageze naho baza kwegera abayobozi bo mu nzu y'Imana bakababwira batari ko mureba hehe buriya kana kakora ibi nibi, buriya ntabwo mujya mureba ibi nibi, ese mwari muzi ko acuruza inzoga, mwari muzi ko akora ibi nibi, nyamuneka mujye mugerageza, twebwe nubwo tudasenga ariko tuba tubona birenze. Bariya bapagani banyu basenga baturusha ubupagani. Imana irangije iravuga ngo ese mwakora ibyo mwarangiza mukaza kumpagarara imbere mu nzu yanjye mukambwira ngo turakijijwe? Ngiki kibazo. Abantu ubupagani bwose bari bafite Satani yongeye yabugaruye, ariko barimo barambara udutambaro nk'abantu bakijijwe, barimo barahina amajwi nk'abantu bakijijwe. Turimo turambara amakoti, tugashyira ibitabo mu kwaha. Abamama barimo baragenda neza gake gake, abakobwa barimo baragenda rwose berekana ko bageze ku musaraba, ariko ubusambanyi burimo burazambye ibintu
byose ijambo ry'Imana ryabaye ingume, itara ry'Imana rirenda kuzima, abantu bibereye mu by'isi, bibereye mu by'ibyubahiro. Urusengero rw'Imana, nagira mbabwire ngo Ellen White yeretswe ko hari urusengero ruzabura n'umukandida umwe mu bwami bw'Imana. Bivuze ngo rero hari insengero nyinshi Imana yamaze gusohokamo, zisigara zimeze nk'utubari, zisigara zimeze nk'ibintu ahantu bamamariza amamoda agezweho. Hari insengero zasigaye zimeze nk'ahantu nk'ibibuga bamamarizaho politike za leta, ariko Imana yarasohotsemo. Fatirana Imana idasohoka mu mutima wawe kuko wabututse Mwuka Wera. Twihuta, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Shilo, nagira ngo mbabwire ngo amateka yayo aratangaje. Mu gihe cya Yesu, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, bagaragaje neza yuko Yesu yiswe Shilo, intare yo mu muryango wa Dawidi. Ndetse nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje ya 27, paje ya 27, muri ino paje uwifuzwe byose baranditse ngo ubwiza bwa Shekina, ubwiza bwa Shekina bwari butakiri mu rusengero igihe Yesu yavukaga. Ubwiza bwa Shekina bwari butakiri mu rusengero, ariko mu mwana w'i Betelehemu niho hari hahishwe icyubahiro cya kindi abamarayika bunamiraga. Uru ruhinja rwari rutaragira icyo rumenya, nirwo rwari imbuto yasezeranywe, akaba wa wundi igicaniro cya mbere cyo mu marembo ya Edeni cyerekezagaho. Uyu nguyu wari uvutse niwe Shilo, we utanga amahoro. Amen. Yesu reka akubere Shilo, reka Yesu akubere ubuturo bwera, aguha imbaraga zo guha agaciro iby'Imana, yinjire muri wowe, akuremo ibyaha, akuremo ikibi icyo ari cyo cyose, kugira ngo uhinduke umuziranenge nk'uko abishaka. Kenshi twagiye tugira ibibazo, dusebya Imana ku mugaragaro, ariko Imana irimo iravuga ngo nimugaruka mu gatuza muzakira. Reka nk'uko Yesaya 30:15 handitse, tugarukire Imana kandi duturize kuri yo. Imana yiteguye kudukiza, mwituze no mu byiringiro, nimo tugiye guhererwa imbaraga zo kuva mu byaha, imbaraga zo gushikama. Niba hari ikintu icyo ari cyo cyose wakoze cyazinuye abantu igitambo, cyatumye abantu bapinga Imana, bagapinga inzu yayo, bagapinga iby'agakiza, kikaba waragikoze abantu babibona, cyangwa waragikoze wihishe, waragikoze ku mugaragaro, waragikoze ku rusengero, cyangwa nta muntu ukizi, kiri muri ibi bintu by'Ishilo, ndagusaba cyane ngo usabe Imana yawe imbabazi, kugira ngo nk'uko Imana yimutse Shilo ikigira Siyoni, ataba ariko izimuka mu buzima bwawe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Imana idufitiye urukundo rukomeye cyane. Urwo rukundo reka bari rwo turangamira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe tunejejwe cyane n'urukundo wadukunze. Ishilo, wishimiye yuko Abisirayeli ariho batereka ubuturo bwawe bwera. Wifuje ko bwaba ubutaka butagatifu kuri wowe, kugira ngo umuntu wese uhatekereje, uhaje, aremerewe mu mutima aruhuke, kugira ngo imirimo yahakorerwaga itunge urutoki icyo Kristo yagombaga gukorera i Karuvari. Ariko kubera akamenyero, kubera gukomeza gukora ibintu nk'uko abantu bamenyereye, igihe cyarageze ibintu wari wabahaye bishushanya agakiza babibonamo ibintu bisanzwe. Satani yabyukije irari muri bo, bigera ubwo ijambo ryawe ribura umwanya, itara ryawe ryerekeza ku kuzima, isanduku y'isezerano yawe bayijyana mu ntambara utemera, kandi bigeraho abantu bo mu nzu yawe batangira kubyara abana b'ibigoryi. Abo bana nibo batumye umurimo wawe wimuka uva Ishilo. Uyu munsi wa none turakwinginze ngo guhuzagurika kwacu, guhuzagurika kw'abayobozi, guhuzagurika kw'abana bacu, Mwami Uwiteka tugusabiye imbabazi, kugira ngo bitaba byatuma wimuka mu mitima yacu. Uyu munsi turagusaba kugira ngo ubwo Kristo avuka, ijuru ryahamije ko ari we Shilo nyakuri. Reka Kristo atubere urusengero, atubere umwami n'umukiza, kugira ngo aduhe inyifato nyayo dukwiye kwifata ku rusengero, inyifato nyayo dukwiye kwifata mu murimo wawe. Uturinde ko muri ubu buzima bwacu twakomeza gushyira mu bikorwa ibyabereye Shilo, ahubwo tuba abaturajuru biteguye gutaha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.